se aya marido baba yagize nabi mana yanjye urugo narwo agira umugabo mana yanjye ayiwe uyu mugabo koko nzamenya gute imitungo afite ariko arabeshya agenje ngombe nyimenye ngomba gukora ibishoboka byose nkamenya imitungo afite kuko namwiyegereje nemera kubana nawe mbona ari umugabo ufite ibintu afite iki ariko ari gukomeza agenda anyiyereka ukuntu nkabona hari ibintu ari kugenda misha kandi arabifite kandi amakuru ndayafite pe ahubwo nzaca muri henzira kugira ngo menye neza ibintu afite aho biri Rahera Ereka ku kagare cyangwa waje ku igare bana ubwira tubaze tere ku igare ubizi ko nkurusha se gutwara kijya kuri igare Lisa my grand frère yurebye ubona bimeze bite kweli gara frère ngiye barapihancanga kabisa reba nta kitwitaho sinzi ngo amazi iminsi ariko ko ngiye mazi iminsi 2 ntamubona nuko nyine natwe tugomba kubyakira ariko nyine nta kundi sibwo tubyakire tubura ababyeyi n'umuvandimwe mukuru tumubure koko ngemba numva nifitiye ubwoba nuko ubwoba bw'ikize none se ubona ubu buzima tuzabubamo gute ko aya mari nta gucika intege cyambere cyo tugomba gukora cyane kugira ngo twiteze imbere ese tukigira twebwe ubwacu rega tumaze kuba bakuru none se nimba no akaduhaye imbaraga nawe tutakimubona ubwo urumva amarezi ari ayahe koko aya mwana nta mpamvu ujye wirinda no kubitekerezaho cyane cyambere cyo twarakuze tuzi gukora twese sibyo kandi nge nkora cyane kugira ngo utazagira ikintu wifuza nka mushiki wanjye ngiye nimwe mfite ariko namwe nsigaye mbona ntakibabona pe sister wowe nugira ikibazo ndahari pe ndakora cyane kugira ngo utazagira na kimwe wifuza kabisa bro uransezeranya kabisa kandi ibimenyetso ugiye kujya ubibona ntuzambere nka grand frère man Osibye kuri neza warukomeye muri iyi minsi iri kuba myiza sinzi turimo rakoresha kuruka ni Junior Isoni ayo naga Isoni kabere subizi kuri igitego mu bandi iyo mitoma nk'abantu bo mu cyaro nde ntabwo nikunda mbabwa mu bwije akobye ni kandi ushaka kuzatuganira bikini tugakundana bikini kamusaba kandi kari koze ntacyo nakwema niba uruko ndeba ndi umuntu ukunda ibirori nkunda ahantu hahiye bashaka ko umuntu duteretana agomba kuba yahajyana urumva ushaka kumujyana hehe ntabwo bimbaza ushaka kumujyana aho ariho hose ushaka nakujyana no hanze y'igihugu aho ariho hose ujyane mu Bushinwa cyangwa ugere kure Justin Bieber tazayabushara kunjyana yo kambwira ngo ndiyishyurira oya ntabwo nabikora yo kambwira ngo turatega ngo mutabe bise ngo bigenda bizunguruka no gutega indege bebe ushaka gufata kujyana Canada kujyana mu gitaramo cya Justin Bieber genda parking ibintu byawe ntuyemereho bantu cyane hano mu Rwanda ibindi bizazanye I'm telling you tazamfata nk'ikirya barezi bebe nagarura urwego mufatamo kuko ndagukunda byatari okay uzanjyana ahantu hari simple bebe nawe nakujyana
nushaka no guhura na perezida nzaguhuza nawe. aho ushano hano hanyu ibintu bihonda Baby rega ndikubakisha n'inyuma kanexe kimbwa niyo mpamvu muri gusa kurya mu ndimbwa byataje. Nese n'inzu yawe uri kubaka? Mfite imbwa hari maze iminsi abaturage bari kumbwira ngo irare irya abantu. Imbwa? Ubwo abantu bose bari kubakira imbwa? Ese hari ikintu bitwaye? Baby ufite amafaranga nta kintu utakorera buri kintu cyose ukunda. Nuko nawe umukunda nkuko nshaka kugufata nkujyana muri private jet. Wari wayigendamo? Ngamo ibombi ijana. Niyo yonyine ushaka? Waguha 200. Mbere na mbere ariko mbere na mbere tubanze kumvikana. Urabanza uce muri salo, ubanza ukoresha izo nzara. Sibyo? Igisuku gihinduke ko urumva ntabwo tugomba kujya ahantu harenze usa nabi. Sibyo? Kandi ikindi kintu genda parking buri kimwe cyose uzakenera kuko dushaka kuzamara iminsi myinshi. Sibyo? Shawo. Baby ngaka maze. Ahubwo reka ngubwire. Nifite akazi, sibyo? Kamaze mu kazi. Nawe ugenda witegura turaza kujya gusubira, sibyo? Nyese gusohoka. My love. Icyo ushaka cyose kigomba kukugishaka. Ndi kano kamanya urabanza ukanikurikira, sibyo? Okay, baby ngaka. Reka muherekeze mugeze imbere nanjye mitejya mu kazi, sibyo? Okay. I love you. I love you, Mama. Anze mbanze nihamagarire sheri numva ukuntu uyu munsi byifashe tu. Hello. Yes. Future wife. How are you? I'm good. How are you? Good. Umeze neza? Yeah, I'm good. Sheri. Hello. Yeah, no? Ariko urabizi neza kuri future wife? Yeah, you know. You know? Ariko tugomba kugerageza tukabonana, of course. Sure. Yeah. Tugomba kujya ahantu bashaka ahantu twicara tukaganira, sibyo? Kweli? Umwanya uhagije? Ugabane nka ryagise. Really? But I love you. Yeah, I love you so much. Oh, thank you so much. Thank you. So, ikintu kimwe ugomba kuba ugomba kumenya kuri future. Thank you so much. So, ndishimye kuba tuvuganyeho. When you get time, nzaguhamagara kandi twumve. Wowe urambwira umunsi wumva uri disponible. Yeah. So, thank you so much. Ugire umunsi mwiza. Okay, you are welcome, Larry. Okay, nawe nari mu kazi, ubwo reka tuze kuvugana. Yeah. Ndakwishimiye. Have a good day. Thank you so much. Thank you. Ngomba gushaka amafaranga. Ngomba gushaka amafaranga mu nzira zose zibaho. Ngomba kumutsinda. Baby mister. Izere ko wageze hano amahoro. Ariko ndabona muri iyi minsi dusa neza. Umuntu ubwiza bukwishe. Agoye. Baby ntukayikunda kundira gutya. Siko nyicaye yende biranyica wabaje. Nidamfashwe neza muri ibi bintu. Uri? Baby ndi smile. Nonge mbona se. Byaba byiza kurushaho. Next move nyene. Urashaka kumujyana nawe. Maya. Akisi kutambwiye feedback. Byagenze gute? Wabonye gute igitara? Hari ahantu hari heza. Bacurangaga neza. Especially ya muhungu. Ndacuranze. Ko ari benshi. Wa muhungu wacuranze. Ya James. What? Ako nizeye ko ibintu gutekereza atari byiko. Ibihe. Be, zere ko na dengi kire cyose muri mama.
ibintu bitumeranye neza. hari ahantu twagiye hari heza cyane n'abakorana. Okay, wanze muri feedback muri byagenze gute wumvaga bimeze byari gute? byiza byari byiza ko n'ubundi ncara nkabikumbura. Very sure. Okay, mbya ni iki kintu cyagukuyemo hariya nyine wabona? Haye kamubwiye umuhungu waririmbye izina ryiwe. Haririmbye wundi yego haririmbye benshi iyo bamuvuze n'izina rivuze yitwa James? Yego uwo nguwo uriya muhungu ikintu kiyo kuri we cyagukorese ku buryo wabonye gitandukanye ku bandi bantu. afite tayi nziza aririmba neza ibintu byose akora ubona Ku buryo mbusha tayi nziza? Urenze tayi nziza? ndakuvuze Oya, Musohora umucuranzi. umucuranzi. Oya, akuvuze ko andusha tayi. Musohora umucuranzi. Bivuze ngo muri makeya wamukundiye tayi we, muri bivuze muri makeya kuri ngiye kuri wowe. Ntabwo muhagije. Agenda uvuga ibigoramye imiyoboro ikarakara. What the fuck? Babe. Mvuze umuhanzi mwiza. Wowe si uri umuhanzi? Babe. Toka. Uragiye se? Foko mutsindira uyu mutipe ngomba kumutsindira ko amafaranga mfite ntabwo yatuma murata ngomba kumutsindira kandi nkamubona ko ngomba no kumukoresha mu nyungu zanjye bwite mbega amahirwe ahubwo se azampamagara ryari twongeye tubonane ryari mwana ubu ngiye kujya gusubira mu rukundo kweri ariko naramukunze ahubwo banzanira irindi cupa niyongeze kuko kamagare wa mushiti wanjye mbwiye yuko gahunda yaciye. kugeraho ndara nambaye imyenda wallahi kuririmba ngomba kubikora ariko nubwo bigoranye nzabikora tu. Haya, okay, ubu ndumva meze fresh. Ubu natangira nkandika noneho indirimbo ikurikira muzo nzaririmba nubwo zabigoranye ariko natangira nkandika. Mbiruhande uzumfata ikiganza my baby. Yari fresh. Umutima wanjye ahora ubona utuje. Mbiruhande ngwino umpumurize ya anga.
maze iminsi myinshi nakubona ntakumva, ndashaka kukubona nkongera nkakumva, niyo mpamvu nanjye mvuga ngwino mpumurize, nongere numve ya magambo meza y'urukundo. Okay, kanze mpamagare DJ Wanda aze kuza kumbwira niba nazayisora muri studio. Telefone yanjye rero, kanze ndebe telefone mpamagare DJ. Bakireka mpamagare DJ Wanda azambwira iby'indirimbo ko bimeze. DJ Wanda nguyu. Hello DJ Wanda. Vipi? Umeze fresh? Sha urabizi nyine igitaramo turimo gupanga gukora. Nari ndi muri repetition. Nagira uzuyumvira indirimbo y'indi nyine nifuza kuzaririmba muri iyo concert. Izaba ari nshasha, ndagira ngo nyine mu gihe tukigipanga nzayisore muri studio izaza ari nshya. Umbwire niba yakora hit man. Thank you. Welcome my brother. Yes. Still ndacyari ahandi tunyongituye. Nibereye muri room yanjye nari ndimo kwandika indirimbo mvuye. It's okay. Uransanga nta kibazo. Yes. Ndagutegereje. none aka kanya yahise ajya ahera kandi aribwo kimpamagara. Salama James, none se ngo byifashe gute kandi ndimo ndaca nakomanze naheze hanze y'urugi wabaye. Fungurira ndi hano hanze wakiriye. None se nturi kumva ko ndimo ndakomanga ahubwo kano kanya ngo warugiye nari ntangiye kwibaza ahantu warugiye tu. Yo umva ndi hano hanze mani fungura dore izuba bimeze nabi fo. Ese nturi kumva ko ndi hano ku we fungura tu. DJ Wanda. Yeah, big man. Gute. Rega se kwa chabuze wallahi. Vipi? Chani neza na. Welcome. Cha. Thanks kabisa mwa mtedu kumbura nyapo. This is my home. Sure, kabisa ndabona sigaye umeze neza. Yeah. Felicitation kabisa. Merci. Awadi ndazitwara. Subizi se ko zitwara sa. Ubujyanama bwanjye namwe n'ubuzwe. Bona nuse bimeze bite pro? Shana amahoro masola. Ewana ka. Bino ni hatari. Kanze nkwereke script y'indirimbo nari ndimo kwandika. Umbwire niba yaba imeze fresh. Iyi ndirimbo ndashaka ko isohoka yitwa Mbiruhande. Ni R&B. Numva ngomba kuzajya muri ya concert ntwika byatari neza ufite n'ubundi kabantu zibatigisa ahubwo kugiye kongeraho none ubicirira nyine rika nkubwire muririmbireho gato yabumve ukuntu bimeze ujye ungira inama babizi ni wowe muntu mujyanama wanjye wa mbere si byose cyane yitwa Mbiruhande none abo bibi bazapfa wala none arekane amatwi numve kabisa none umva Mbiruhande uzumfata ikiganza my baby umutima wanjye ahura ubuntu utuje Mbiruhande ngwino mpumurize Mbiruhande uzumfata ikiganza my baby umutima wanjye ahura ubuntu utuje Mbiruhande
mbiruhande ngwino mpumurize. Urumva Karasi? cyakoze reka nkubwize ukuri byonyine Karasi ihise imbwira uburyo ibitero bimeze. Ewana none nzaza mvuga ngo ndashaka kukumva nkongera nkakumva, niyo mpamvu nanjye mvuga. None umva vasi ya mbere iravuga ngo ndashaka kukubona nkongera nkakumva, niyo mpamvu nanjye mvuga ngwino mpumurize.